Hello welcome, uyu munsi tugiye kubaza ChatGPT uburyo twatangira business cyangwa usaba no kureba video kugeza irangiye. Reka tutangire. Hello guys, uyu munsi rero tugiye kuganira na ChatGPT yibaza duti ese ni gute nakora business online. So niba uri mu cyano cyangwa aribwo bwa mbere ucyagera ndagusaba gukora subscribe, ugafungura inzogera, urangiza ukandika igitekerezo cyawe muri comment, ukandika comment yawe utubwira icyo twazakugishaho ubutaha. Warangiza ugakanda like kuri iyi video kugira ngo YouTube izayisharinga abantu benshi cyane, so nabo babone ko twatangiye kwiga uko wakoresha ChatGPT wibyaza umusaruro. So wenda gira ngo ukurikire iyi video paka irangiye, kuko iyi video irimo inyigisho nyinshi cyane. ChatGPT yadusobanuriye uburyo ki watangira business yawe, aho nyine watangira, uburyo watangira gukora, so uburyo watangira kwamamaza uhereye ku 1000 ukageza ku 5000 byagufasha. So n'ibindi byinshi cyane wenda kugira ngo kurikira hano. Iyi video ngiye kwicamo nirukanka gake gake, ngiye nababwiye ngo mujye muhagarika musome, nimumara gusoma ibyo mba nasomye bizajya bari ibyo. Amazina yanjye yitwa Jonas, ndagira ngo twatangiye. Ahangaha turayibashije itubwira ati ni byiza cyane ko ushaka gukora business online, reka nguhe inzira wanyuramo intambwe ku yindi bya umwihariko ku bantu bo muri Afurika cyangwa se mu Rwanda. Urasirazuba kubaka business ikura kandi igatanga inyungu. So urabona hano bagiye kutwubakira business, turatubwira ati icyambere hitamo ibyo ushaka kugurisha cyangwa gukora n'iki. Abushaka shyiramo umutima, shyira umutima ku kintu kimwe cyihariye, urugero ibicuruzwa, imyenda, inkweto, ibikoresho bya ikoranabuhanga, ibiryo, ibikoresho by'isuku, ibikoresho bya telefone, serivisi, kwiga online, graphic designer, videography, web development, kubaka YouTube channel, copywriting, digital product, ebook. Izi zose ni business wakora online. Course, template, presents, designer, AI service. Kabiri, ushaka kugurisha, target marketing. Ushaka abo ugurisha, target marketing. Menya neza abo ushaka kugeraho, abangavu na ingimbi, abashakanye, abashaka kwiga ibintu runaka, abacuruzi bato. Menya abantu marketing. Cya gatatu, fata platform ushaka gukoreraho. Dore zimwe mu mbuga zifashisha WhatsApp business, kugurisha ibyo ufite, gukorana na status, contact, Instagram, Facebook page, kubaka brand, kugaragaza ibyo ugurisha, TikTok, YouTube shorts, kwamamaza byihuse na content ikura, Shopify, Jumia, Amazon, Kidipa, na ushaka international, Fiverr, Upwork. Ushaka gukora online service nka freelancer. Icyakane, tangira gukora content, kwamamaza ifoto nziza ya ibicuruzwa, video ngufi zerekana akamaro ka ibyo ukora, testimonials, abantu babivugaho neza, ubutumwa bugira call action. Kandi kanda hano ohereza inbox, saba ukoreshe DM. Gatanu, gira uburyo bwo kwishyura.
mu Rwanda MTN, Mobile Money na Airtel, BK, Eco, Beka, mpuzamahanga PayPal, Wizi, Payna, Bitcoin cyangwa Flutterwise. Ya, uragenda usoma, ndi kwihuta cyane, ibyo ndi busome nawe mwihangane. Fasha abakiriya customer care ba inyangamugayo, sobanura neza ibyo ugurisha. Ya, ahangaha ndi kugira ngo tugendane akantu kukandi. Sobanura neza ibyo ugurisha, jya usubiza vuba, tegura ibyapa cyangwa amabwiriza ya ukuntu bakora komande. Ya, uburyo wakora komande, y'ukuntu bakora komande. So icya karindwi ndi kugira ngo tugende intambwe ku yindi. ChatGPT hano yakwigisha iterambere ryawe. Genda utera imbere, tangira na intoki, budget nke, bika inyungu uzajya ukoresha mu kwamamaza. Shyiramo website yawe niba bishoboka, kora email list cyangwa Telegram channel ya abakiriya. Hano ndi kugira ngo usobanure neza akantu kukandi. Ibi byose nibyo wakora igihe ugiye gutangira gukora business online. Ya, icyitonderwa, ntugategereze kuba ufite byose. Tangirira aho uri, uko biri kose ukoreshe smartphone yawe. Ubwenge ufite imigisha myinshi iva mu gutinyuka no gukora consistency, gukora cyane. Wifuza ko nkwandikira business idea wacamo nka umunyarwanda ushaka gutangira online? Ndashobora kugufasha gukora logo, slogan cyangwa business name. Ya, izina rya business, kwandika post. Ya, bambwira, ngiye kwibwira ngo bikore mu buryo bwiza. Bambwira icyo ushaka, bikore mu buryo bwiza. So hano ChatGPT turayiganiriza nk'umuntu usanzwe. Ya, ubundi warangiza ugakanda enter ikagusubiza. So hano urabona ngo ni byiza cyane ko ushaka business online ikoze mu buryo bwa umwuga professional. Ugiye kukwandikira inzira online mu buryo bwiza kandi utanga icyizere. Guide iragufasha uko wakubaka business. Ya, uko wakubaka business. Hano ndagira ngo urebe neza uko wakubaka business online mu buryo bunoze, step by step, inzira ku yindi. Inzira ya mbere, menya icyo ushaka gukora, identity your niche. Menya icyo ushaka gukora. Ibaze ibi bibazo: ni iki nzi gukora neza? Ni iki abantu bahora bakeneye? Ni iki abantu bama amafaranga gukora? Hitamo niche imwe iboneye. Urugero, product, imyenda, inkweto, ibirungo, ibikoresho byo mu rugo. Ya, service, gukora designer, kwandika content, gucuranga, kwigisha. Digital product nka ebook, books, courses and voiceover. Templates, affiliate marketing, kugurisha ibya Amazon na Jumia. Ya, so step ya kabiri, sobanukirwa abo ushaka kugurisha, target audience. Ya, sobanukirwa abo ushaka kugurisha. So iki ni igice cya mbere, tuzajya tuyibaza. Ikindi, bo ni bande? Urubyiruko, abashakanye, abafite abana, abashaka kwiga, babahe, Rwanda, East Africa, diaspora, worldwide. Ya, worldwide, bakunda iki, bakoresha iki, basubiza vuba iki. Ya, ibi bizagufasha gukora marketing abareba koko. Ya, step ya gatatu, tangira ushyire izina na brand. Create your brand. Izina rigufi, ryoroshye, rifite icyo risobanura. Urugero,
past designer, inzozi store, blessed media. Logo iranga business yawe ishobora iranga business yawe kuyikora. Colors and style, igira ibara umwimerere bizwi kuri business yawe. Slogan ya urugero love in very detail, cyangwa gukorera n'ibyishimo. Ya step ya 4, shyiraho platform ikwiriye. Cause your platform. Choose your platform. Hitamo platform ikwiriye. Abagurisha ibicuruza WhatsApp, Instagram, Facebook, page, TikTok video, story, Shopify, Jamia. Biraterwa ngiri gusoma nihuta cyane, kandi busome nawe mwihangane. Iyo ushaka incomers, abatanga serivisi ziri online baracanga Fiverr. Wakoresha urubuga rwa Fiverr, so Upwork. Izi mbuga zose iyo zikoreshejeho hari udufaranga ugenda ubona kubera ibyo ukora. LinkedIn, iyi Fiverr iyo ukoresheje hari udufaranga baguha kubera ibicuruzwa wagiye ushyiraho. YouTube, portfolio, website. Abakora content, YouTube video, TikTok shorts, Instagram reels, email marketing. So nyine hano ni imbuga nyine wakoresha kabisa. Step, tangira gukora. Wowe nabwiye ngo uhagarike usome. Tangira gukora content nziza, create good content, amafoto meza, ibyo ugurisha, video ngufi zifite amagambo akurura abantu. Ushobora kwamamariza script, ushobora kukwandikira script, testimonials, amafoto cyangwa video z'abakiriya bishimiye. Storytelling, sobanura icyo watangiye, impamvu ukora ibyo ukora. Impamvu ukora ibyo ukora. So ndagira ngo niba ugejeje hano kanda subscribe, kandi na like, mbwire utankomeza igice cya kabiri. So iyi business iraryoshye kabisa. Gutangira business ibangagira call action kuri buri post. Nyine iyi call action isobanurira abantu, kanda hano utumize, ohereza DM, sura link iri hejuru, kora subscribe. Namwe mukore subscribe aho hasi, kambaye iminota yo gukora subscribe 1 2 3 amasegonda. Step ya 3, tugira uburyo bwo kwishyura. Payment method mu Rwanda kuri Momo, Airtel Money, banki mpuzamahanga, PayPal, Wiz, Payoneer, n'izindi. Byose bigomba kuba bisobanutse kandi byoroshye mu mukiriya. Step ya 7, customer and service inkingi. Subiza inbox vuba kandi ubahishe umukiriya. Jya uha abakiriya amakuru yose. Gerageza gukemura ibibazo byabo neza. Bika amazina yabo, nimero, follow up, n'ibindi. Step ya 8, genda utera imbere, scale your business. Shyira website cyangwa link tree. Fata amafaranga make yo kwamamaza, budget y'igihumbi cyangwa 5. Ushobora gutangira umusaruro, ukora collaboration na abandi bantu bafite followers. Jya wishyura influencer imwe, ushobora kwamamaza. Bonus, akanaka bonus kanyuma tugiye kubashyiriraho mbere yuko dukomeza. Abanza kuri subscribe. Business idea online ishobora gutangiza ubu kugurisha imyenda, inkweto kuri WhatsApp na Instagram, gukora video na voice over. Koresha AI
nshobora kukwandikira kwiga gukora design hano, kuzigurisha kuri Fiverr, gukora content ya YouTube, faceless channel, kugurisha ebook cyangwa courses ukoresheje smartphone. Ibi byose nibyo wakora ushaka gutangira business. Mwibutsa gukanda subscribe, like na comment. Niyo yaba comment yawe ari mbi nta kintu bitwaye, uwo yandike gusa. Wifuza tugufashe gukora business yawe kuva ku ntangiriro. Ahangaha nyine bari kumbwira ngo nshobora kugufasha guhitamo izina, slogan, gukoresha logo, brand style, kugurisha, kwandika amagambo no gukoresha plan yo buri cyumweru. Wandikire script ya video ushobora gukoresha kuri TikTok, WhatsApp na YouTube. Bambwira ibyo wumva nagukorera. So mu gice cya kabiri tuzajya tureba ibi byose batubajije, kandi ndakurarikira gukanda subscribe, gukora share, usangiza izi video zacu abandi bantu kuri ibiganiro twagiye dukora. So mwibutsa ko ahangaha twiga kandi tugasobanukirwa imikorere ya AI mu buryo wayikoresha wibyaza umusaruro. Amazina yanjye yitwa Jonas. Ndagira ngo kuri subscribe kandi like wiyunge natwe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, kandi gushishikariza kugaruka kureba ibikorwa byacu tuba twarakuriye hano kuri channel. Kandi ndagusaba kugira ngo sharing iyi video bagenzi bawe kugira nabo bamenye uburyo bakoresha AI. Umbwire ngo tuzakora iki, zabasobanurira kuki. Business online ngiye kuyikoraho uburyo bwiza butari sigamo.